ya bavandimwe bene data ndagira ngo twongere kandi tubararike kuko dusanzwe tubigenza buri munsi. Uyu ni wa mwanya w'ijambo kuri Siloam Gospel TV, aho tugiye kuganira amagambo y'Imana muri kumwe kuko bisanzwe na Bishop Nsamirwa Emmanuel, niwe mugiye kuganira ijambo ry'Imana. Reka nanone tubararikire uyu mwanya mwiza, ariko mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana turashima Imana ku bwa kino gitondo. Turashima Imana yo mu ijuru itugiriye neza, turashima Imana yo mu ijuru ibanye natwe kugira ngo twongere kandi tube imbere yayo. Twese aho muherereye mu mpande zine z'isi, hari abari nijoro, hari abari ku manywa, hari abari mu yandi masaha, ariko kubera iri koranabuhanga turabizi neza kuko dukomeza kubana namwe tunyuze muri uyu murongo cyangwa se tunyuze aha kuri iyi Siloam Gospel TV. Murakoze rero, reka tuganire amagambo y'Imana. Ejo twari turimo tuganira kubijyanye n'amasezerano cyangwa se kubijyanye n'ikimana yakuvuzeho. Ejo twavugaga ku mugabo witwa Yosefu, kandi twabasezeranije yuko nanone n'uyu munsi turi bwongere gukomeza kuganira, turi bukomeze kuganira hejuru y'iri sezerano cyangwa se hejuru y'ubuzima bwa Yosefu mu gihe cyose, ibihe byose yabashije kunyuramo. Ejo twahereye tuvuga ko ise yamurutishije abandi bana bose. Bene se babonye kuko Yakobo mukunda kubarusha ngo bamugirira ishari. Ijambo rya mbere bakoze ngo bamaze kumushira mu maboko ngo bashakisha uburyo bwo kuvuga ngo bahagarike umugambi w'Imana. Ariko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo nta muntu n'umwe ufite uburenganzira, nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kubasha guhagarika ikimana yakuvuzeho. Icya kabiri twavuze kuko iyo bakurwanya ntabwo bari wewe baba barimo kurwanya, barwanya ikimana yashize muri wowe. Ico rero kubera kuko atari bo bagishizemo, ntabwo bashobora kukirwanya ngo babe bakigukuramo. Bibiri zivuga ngo bamaze ngo kumufata, ijambo rya mbere ngo bakoze bamwambuye wa mwenda, ise umwenda mwiza ise yari yaramudodeshereje. Nubwo bogirizo bakwambura, nubwo bogutuka, nubwo bokurwanya, nubwo bogukuraho ibintu byose byiza, ariko nanone ikimana, amasezerano y'Imana iyo ntabwo azabura gusohora. Amasezerano y'Imana iyo azakomeza, ikimana yavuze kizagikomeza kikabaho. Uyu munsi tudatinze ndagira ngo nubundi tuze gukomeza, turava ku gice cya 37 kuko igice cya 38 havuga andi magambo, ariko turahita tuja ku gice cya 39. Igice cya 39 Bibiri zivuga ngo Yosefu bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura n'abashimayeli bamujyanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yosefu, agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe na ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza kubyo yakoraga byose. Amen. Ndagira ngo aha tuganire Yosefu ageze mu Giputa. Ubuzima bwe burahindutse, ubuzima bwo kuba mu babyeyi be, bwo kubana n'inshuti, bwo kubana n'abavandimwe, ubwo buzima abuvuyemo. Ageze mu Giputa, noneho yari yaguzwe n'abashimayeli,
aronga agurishijwe ku banyegiputa, aguzwe n'umutware w'abantu b'ingabo zarindaga Farawo. Amaze kumugura, Bibiliya izivuga ngo yamuguze ari ukuja kumukoresha, yamuguze ari ukugira ngo amugire umunyagano cyangwa se amugire imbata yo kumukorera mu rugo. Bibiliya iravuze ngo Imana yo mwijuru, oh haleluya, haleluya, ukuboko kw'Imana, ya masezerano Imana yari yaramusezeranije, wa mugisha Imana yari yarashize muri Yosefu, bya bindi Imana yari yaramubwiye ntabwo byigeze bitandukana nawe. Ejo twahereye tubabwira ngo mu gihe cyose ava kwasi akaza akagera kuri bene se, bakamufata bakamushira mu rwobo, bakamukura mu rwobo, bamaze kumwambura umwenda bakamugurisha. Icyo gihe cyose bari ko bagenda bamugurisha, ariko bamugurishanya na ya masezerano Imana yamuhaye. Ashitse aha ari ijambo rikomeye Bibiliya izitubwira. Muri uru rugo aho gushika ngo abe wa mukozi, ngo atangira gukoreshwa imirimo imwe n'imwe yo mu rugo, imirimo y'ababoyi, imirimo y'ikiboyi, imirimo yo mu rugo nkuko namwe muyizi. Ngo akirima yikora, ariko cyatangaje, shebuja ngo amugenzuye, ngo abona yuko ukuboko kw'Imana, haleluya, abona yuko ngo afite ukuboko kwiza, ngo mu bintu byose yakoraga. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo icyo Yosefu yakoragaho Imana yagihaga umugisha, ngo bituma shebuja amukunda. Reka rero tube nk'abavuga kuri iri jambo. Bavandimwe bakristo bari mu matorero muri kino gihe, bakristo bamenye Kristo, bakristo bizeye Imana. Harimo ijambo rikomeye biravuze ngo aho yageraga, ageze mu Giputa, ngo yajanye nanone na wa mugisha, ageze ngo kwa Potifa, ngo amwitegereje amubona n'ukuboko kwiza. Hariho abakristo benshi muri kino gihe batagira ukuboko kwiza, bataza batanga umugisha. Iminwa yabo niyo kuvumana, amaboko yabo akora ibyangwa n'Uwiteka, amaguru yabo akora ibyangwa n'Uwiteka. Ahangaha wenda abantu bashobora kuhavuga amagambo maremare. Mwibutse kiriya gice cyo mu Migani, uhereye ngira ngo mu gice cya 6 ugahera ku murongo wa 6 wenda ukamanura, uraza kuhasanga ayo magambo. Ibintu by'amaso y'ubwibone, amaboko avusha amaraso, ibintu bene ibyo, ingingo zacu icyo tuzikoresha, ibintu ingingo zacu zikora cyangwa se umubiri wacu, ibintu tuwukoresha ni ibintu byose bidatanga umugisha w'Imana. Ariko Bibiliya iravuze ngo Yosefu ageze kwa Potifa ngo amwitegereje, ngo arebye ibintu byose yakoraga, ngo abona ngo afite ukuboko kwiza. Haleluya, abona afite ukuboko kwiza. Icyo yamuhaga cyose gukora, ngo akagikora neza, kandi yamara kugikora neza nanone ngo kikazamwo umugisha. Kubera iyo mpamvu usomye duhereye ku murongo wa 5, Bibiliya izivuga ngo uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'iki ibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uwiteka uba kuzo atunze byose, n'ibyo mu rugo, n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Kubera kuko yamenye, yatahuye, ngo atahura kuko uwo muntu ari kumwe n'ukuboko kw'Imana. Noneho ngo Potifari ngo azana Yosefu, ngo amugira igisonga, amugira umuyobozi w'abandi bakozi biwe bose. Aramubwira ngo ibi byose ndabikweguriye, niwe ugomba kubiyobora. Usibye gusa mu kintu kimwe ndashobora kuba nkweguriye muri ubu buzima cyangwa se muri uru rugo, ni umudamu wanje nashatse. Ariko ibindi byose Bibiliya ikavuga ngo amaze kubimwegurira, muri izo bintu byose, ngo haba mu matungo,
ngo hazamo umugisha, ngo mu mirima ngo hazamo umugisha, mu kazi ke yakoraga habamo umugisha, mu bintu byose yararimo bibamo umugisha, ngo ikintu cyose ibintu byiwe byose ngo bizuzuramwo umugisha. Noneho ngo urugo rwa Potifa ngo ruba urugo rw'amahoro, ruba urugo rw'umugisha, ruba urugo abantu bose bashobora kuba bakwifuza kugenderaho. Ariko reka mbabwire, iyo satani iyo satani abona ko ibintu urimo birimo kugenda neza, akora nawe ibishoboka byose kugira ngo nanone akomeze yongere nanone akugerageze, yongera kurwanya. Kuko navuze ko cyangwa se twababwiye kuko izo abantu barwanya, izo satani arwanya ntabwo cyane cyane ari twebwe, ariko azarwanya ikikurimo kugira ngo agutandukanye n'Imana, agutandukanye n'ariya masezerano, agutandukanye n'uriya mugisha w'Imana, kugira ngo iby'Imana yagusezeranije utazabigeraho. Kubera kuko ngo yaramaze kwegurirwa ibintu byose byo mu rugo, ngo nyirabuja mwitegereje. Bibiliya ivuga ngo Yosefu ngo yari umuhungu mwiza, yari umuhungu mwiza, kandi ngo yari umuhungu w'igikundiro, yari umuhungu abantu bitegereza ngo bose bakabona ari umuhungu mwiza. Nyirabuja rero ngo amwitegereje ngo aramwifuza kugira ngo aryamane nawe, aramwifuza kugira ngo abashe gusambana nawe. Bibiliya ivuga ngo akaja bimubwira haleluya, akaja bimubwira. Kenshi muri buno buzima iki ni ikigaragazo abantu benshi badashobora rimwe na rimwe badashobora kwihanganira. Iyo tureba cyane cyane abantu bariho muri kino gihe, usanga arabifuza wenda kuko bashobora guhura na ba nyirabuja, akibwira kuko nimba huye na nyirabuja wenda bakaryamana ari byo bishobora kumuhesha amahoro, ari byo bishobora gutuma yagira icyo akora cyangwa se yabasha gukundwa muri urwo rugo. Ariko kubera ntabwo ndi burwane nawe, kandi ntabwo ndi bwemere kuryamana nawe ngo nuko wafashe umwenda wawe, umwenda wanje, Yosefu ngo yemera kumusigira. Reka mbabwire bavandimwe, bakozi b'Imana, bagaragu b'Imana, torero ry'Imana ririho muri kino gihe, hariho ibyaha bimwe, hariho ibigeragezo bimwe, hariho intambara zimwe za satani bidusaba kuko tugomba kuva muri iyo miri, bidusaba kuko tugomba guhunga icyo kintu, ukagihunga kuko utagihunze gishobora kukugusha, hariho abantu benshi baza bibwira ngo shobora ngo kugira gutya, ngo shobora kuresistinga. Ariko reka nkubwire, ntabwo turagera aho satani adashobora kugeza imyambi. Ni ukuvuga ngo satani aturwanya ku manywa na nijoro, ariko kubw'imbaraga z'Imana no kubw'amasezerano y'Imana. Pawulo yazandikiye ab'Ifilipi aravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduhereza imbaraga. Bibiliya ivuga ngo Yesu ku musaraba yateye hejuru ku ijwi rirenga, aravuga ngo byose birarangiye, byose birarangiye. Bene data, Yosefu ngo yemera gusiga uyu mwenda, arawumuhebera aragenda. Ariko nyirabuja ngo asohoka, ngo yivugisha induru, ngo avuze induru, ashaka kwerekana kuko ngo ari Yosefu wamusagarariye. Ngo abibwira abandi bantu bari bari aho ngaho, ngo abika wa mwenda, ngo ategereza igihe umugabo ari buzire. Umugabo ngo aje aramubwira ngo dore wa Munyegiputa. Ayo makuru ngo yari yabwiye abandi bagabo bose, arababwira ngo dore wa Muheburayo ngo yatuzaniye ngo kuza kudusuzugura. Satani azahindura ibintu, Satani azahindura mbinu, Satani azahindura intambara. Iyo intambara imwe yutsinze, Satani azatangira iyindi. Hari ibigeragezo by'uburyo bwinshi, ariko reka nkubwire ngo izo bigeragezo byose nubwo urimo kubinyuramo, oh haleluya, nubwo urimo kubinyuramo, nubwo bigenda byihinduriza, nubwo amazi agenda yihinduriza, nubwo imivu igenda yihinduriza, nubwo ikirere kigenda cyihinduriza, nubwo ibihe bigenda biguhindukiraho, ariko reka nkubwire, hagarara ku isezerano, hagarara kuco Imana yavuze. Hariho umunsi umwe Imana yo mu ijuru izasohoza ayo masezerano, kandi umunsi Imana izasohoza ayo masezerano ntabwo uzongera gutekereza ko wigeze unyura muri ibyo bintu. Bibiliya ikavuga ngo uwo mwenda wubise ngo kugeza igihe umugabo we yaziye.
aramubwira ngo ubisomye uhereye ku murongo ngira ngo wa 16 agumisha uwo mwenda iruhande rwe ageza aho shebuja wa Yosefu yatahiye maze amubwira amagambo amwe na amagambo amwe nayo ati wa mugurano wawe w'umuheburayo watuzaniye umva. Iyo rero byamaze kuba ikibazo ntabwo yongera kuvuga kuko ibyo bintu nawe yarabirimo. Ntabwo tuzi neza nimba mu kuja kugura Yosefu Potifari yarabikoze ku bwende bwe, ariko kubera kuko ikibazo cyari kimaze kuba, kubera kuko byari bigeze ahantu hakomeye, aravuga ngo wa muheburayo wa mugurano wawe watuzaniye, wa mugurano waguze warangiza ukamuzana hano mu rugo. Bibagirwa imigisha yose, yibagirwa ukuboko kwiza kw'Imana, yibagirwa kuzamuka, yibagirwa ibintu byose Imana yari imaze gukora mu rugo rwabo. Ibyo byose barabyibagiwe, ariko kubera kuko yaramaze kwinjirwamwo n'umutima w'ishari n'umutima w'urwango, ibyo byose arabyibagirwa. Aravuga ngo wa mugurano watuzaniye w'umuheburayo watuzaniye yanyigenjeje ngo ansuzugure. Nanje nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanje, arahunga arasohoka. Umva, Bibiliya ivuga ngo bashobora kuba baguhimbira, bashobora kuba bakora ibintu bitari byo, bashobora kuba bakora n'ibindi birenze n'ibingibi. Bibiliya ivuga ngo amaze kumubwira ayo makuru yose, ngo shebuja wa Yosefu ararakara, ngo azabiranwa n'uburakari, nawe yibagirwa isezerano rishaka gusohora, kuko Imana yo mu ijuru yari hayigira ngo ikomeze Yosefu imukure, kuko yabonaga hari yagiye gusa naho agiye kudamarara, agiye gusa naho agiye gutura, agiye gusa naho ndagira ngo nkubwirire ijambo akenshi abantu baza bashaka kutaritindaho, ariko reka nkubwire ngo rimwe na rimwe titugomba kuzaza twanga ibigeragezo. Yosefu yaramaze kumenyera kwa Potifa, ibigeragezo byo kwa Potifa byari byaramaze kugabanuka kubera ko Uwiteka Imana yari yarakomeje kubana nawe, ibanye nawe bituma rero bamuzamura, bamutegeka cyangwa se bamuhereza gutegeka abandi bagaragu bose bo muri urwo rugo. Noneho Imana ibona kuko ari ngombwa kuko agomba gusohoka aho hantu, yongera kandi guteza ikindi kibazo. Rimwe na rimwe ibigeragezo ntitukagira ngo byose biza bituruka kwa Satani. Hariho ibiza kugira ngo Imana yo mu ijuru ibashe kutugeza, cyangwa se Imana ibyemerere ko bitubaho kugira ngo bidusunikire kwinjira mu masezerano yacu, bidusunikire kwinjira mu masezerano yacu vuba. Bibiliya ivuga ngo aramujana ngo amugeza kuri gereza. Iyo gereza yamujanye n'ubundi muri gereza nkuru. Shebuja wa Yosefu aramujyana amushira mu nzu y'imbohe, bamukingiranamo imbohe inzu bakingiraniramo imbohe z'umwami, inzu bakingiraniramo imbohe z'umwami Farawo. Pardon, reka nsubire ku murongo wa 20. Shebuja wa Yosefu aramujyana amushira mu nzu y'imbohe, bakingiraniramo imbohe z'umwami, aba muri iyo nzu y'imbohe. Ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu, amugirira neza, amuha kugirira umugisha ku murinzi w'iyo nzu w'imbohe. Uwo murinzi arindisha Yosefu imbohe zose zari muri iyo nzu y'imbohe. Ibyo yakoraga byose niwe wabikoreshaga. Umurinzi w'inzu y'imbohe ntiyagira ikintu agenzura mu byo yamurindishije, kuko Uwiteka yari kumwe nawe, kandi ibyo yakoraga Uwiteka yamuhaga kubikoresha ukuboko kwiza. Amen. Rero ndagira ngo uyu munsi turaza gusoreza muri iki gice. Ejo tuzakomereza kuri iki gice cya 40 dukomeza n'ubu buzima bwa Yosefu. Ariko reka nkubwire, ikibazo kirongeye kirabaye. Ikibazo cya mbere cyarabaye, ikibazo cya kabiri kirongeye kirabaye, kimukururiye muri gereza. Yosefu ageze muri gereza, ajanwe muri gereza
yabagamwo imbohe z'abami, imbohe z'umwami. Agezeyo Bibiliya iravuze ngo akigerayo Imana yo mu ijuru ngo ikomeza kubana nawe. Oh haleluya. Reka nkubwire, aho waba uri hose, mu bigeragezo ibyo waba urimo byose, mu ntambara izo waba urimo zose, ukuboko kw'Imana, Imana yo mu ijuru ikomeza kubana nawe. Nta munsi n'umwe izagusigirira, nta munsi n'umwe izaguta, nta munsi n'umwe izakureka. Hari uwibwira kuko hari aho ugera ukumva kuko byarangiye, ukumva kuko ahantu uri Imana yo mu ijuru itoha gusanga. Ariko reka nkubwire, waba uri mu mwijima w'icura burindi, waba uri mu bigeragezo, ibindi abantu bavuga kuko bitagishoboye kwihanganirwa, ibindi abantu bavuga kuko ari ibyanyuma, ariko reka nkubwire ngo izo nabyo n'uwo mwanya nawo, no muri ibyo bihe nabyo ukuboko kw'Imana gushobora kubana nawe, cyangwa se ukuboko kw'Imana kuba kuri kumwe nawe, kuko nta hantu na hamwe waba uri Imana yo mu ijuru itagera. Usomye mu gitabo cya Samweli kizakivuga ngo nta hantu na hamwe Imana yo mu ijuru itagukura, kandi nta hantu na hamwe Imana yo mu ijuru itakugeza. Imana kugira ngo yiyerekane kuko ari Imana, ibanza gukora cyangwa se ituma hongera kuba ikigeragezo cya kabiri gishobora gukura Yosefu kwa Potifa kugira ngo kimujane muri gereza, kizaje kumuhuza n'umwami. Oh haleluya. Kizaje kumuhuza n'umwami. Ngo akigeramo ngo kuboko kw'Imana gukomeza kubana nawe, ngo kugeza igihe uno murinzi w'imbohe cyangwa se umurinzi w'iyinzu ya gereza, wari umukuru wa gereza, wari ushinzwe kurinda gereza, ngo yitegereje Yosefu ngo amubonamwo amagambo menshi. Mu gusoza rero reka nkubwire, muri ibi bihe byose haba kwa Potifa, haba no muri gereza, Bibiliya izitubwira ngo Yosefu hariho amagambo abiri yagaragaje akomeye. Ijambo rya mbere ryagaza rituma ngo abantu aho ageze bamwizera. Ijambo rya mbere ngo Yosefu yari umwizerwa. Bavandimwe ndagira ngo mbabwire, mbere yuko wenda abandi bakugira umwizerwa, ese wowe ubwawe uzubanza ukitekerezaho, ukabanza ukisuzuma, ukareba wowe n'umutima wawe mukavugana, ukabona kuko uri umwizerwa, uri umuntu abandi bantu bakwizera, uri umuntu abandi bantu bakwizera bakakugabira bakagushinga ibintu. Ubisomye mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 12, Paulo yabyandikiye Timoteyo aramubwira ngo ndashima Yesu ngo wambashishije, ngo wabonye kuko ndi uwo kwizerwa. Haleluya. Wabonye kuko ndi uwo kwizerwa. Muri ibi bihe byose haba kwa Potifa ndetse no muri gereza, Yosefu yagaragaje ubwizerwa. Izo yabashaga kubikizwa byose yabigaruraga cyangwa yabibikaga kuko yabihawe. N'ibyo yahebwaga gukora yagendaga akabikora neza, akabikora mu buryo bw'ubwizerwa. Basubira inyuma bagasanga nta kintu na kimwe kibura. Urasabwa cyangwa se turasabwa kugira ngo tugire iyi mpano, tugire iyi mbuto yo kwizerwa. Ariko mbere yuko abandi bantu batwizera, mbere yuko igihugu kitwizera, mbere yuko abo mukorana bakwizera, mbere yuko umuryango wawe ukwizera, mbere yuko ibindi byose biza, ese wowe ubwawe nicyo cyatumye Paulo avuga ngo wambashishije, wabonye kuko ndi uwo kwizerwa. Ubisomye mu rwandiko rw'Abagalatiya yaravuze ngo mubo twanganaga bose n'abarushaga ishaka ngo ryo gukunda ubwoko. Bavandimwe rero ndagira ngo iri jambo aravuze ngo niryo ryagiye rimuranga, ijambo rikomeye ryo kuba umwizerwa. Irindi jambo nanone Yosefu yagaragaje hariya kwa Potifa no muri gereza, Bibiliya izivuga ngo yari umunyakuri. Ube umunyakuri. Yaho ibigeragezo byo ntabwo ibigeragezo bizabura kuza. Ibigeragezo bizakomeza bize, intambara zizakomeza zize, ariko ibyo byose iyo uhagaze muri aya magambo ukabura umwizerwa kandi ukabura umunyakuri. Bibiliya izivuga ngo kubera ngo ibyo byose twasomye, Bibiliya yavuze ngo uyu mugenzuzi ngo amwitegereje, ngo akazabona ngo ukuboko kw'Imana isumba byose kuri kumwe nawe, ngo akamubonamwo uko kuri. Reka aho uri hose urindire isezerano, uririndishe kuba umwizerwa,
kandi uririndishe kuba umunyakuri. Aho uzagera hose, nugera no mu bibazo, nugera no mu ngorane, uzakomeza umwizerwa. Nugera no mu ntambara, uzakomeza umwizerwa kandi ukomeza umunyakuri. Reka dusoreza aha, hanyuma dusenge. Ndagishaka gusengana nawe, ndashaka gusengana nawe muri aya manywa y'uyu munsi. Ndagira ngo hari benshi bashobora kuba bari mu bibazo, kwiyizera cyangwa se kugirirwa icyizere, abo mukorana, abashefu bawe n'abandi bose bagutakarije icyizere. Ukuri kwarashize muri wowe, ibintu byose byarakunaniye. Ariko ndagira ngo nsengane nawe muri aya manywa y'uyu munsi. Ndagira ngo nsengane nawe, nimba uri mu mugoroba, nimba uri mu gitondo, nimba uri mu bihe bimeze gute, ariko ndashaka kugira ngo nsengane nawe, kugira ngo Imana yo mu ijuru muri zurimwo zose nongere ngo usabe nkubwire ngo hagarara mu bwizerwa, uhagarare no mukuri. Kuboko kw'Imana kuzakomeza kugendane nawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Mana ndagushimiye. Ndasengana n'umugabo wese urimo kunumva, ndasengana n'umudamu urimo kunumva, ndasengana n'umuntu wese, urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, ndasengana n'abasaza n'abakecuru. Senge abo bantu bose mu izina rya Yesu Kristo, nubwo boba bari mu bigoye no mu ngorane zitari zimwe, n'amakimbirane ariho muri bino bihe, n'ibihe by'imperuka bigoye, n'ibigeragezo byinshi, imivu myinshi, imiyaga, imvura n'ibindi byose bishobora guhuha kugira ngo byikubite ku bugingo bwabo. Ariko ndakwinginze kugira ngo Mana uhagararane nabo, ukomeze kubagira bizerwa kandi ukomeze kubagira abanyakuri, kugira ngo ibyo bazaza bakora byose bije bigaragara mu kuboko kwiza, kugira ngo abo bakorana nabo babana nabo bagendana baje babona uko kuboko kwiza kw'Imana. Urakoze Mana kuko utwumvise kandi kuko tugiriye neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo, Mwami n'umukiza wacu. Amen. Tuzakomeza ku munsi w'ejo, tuzakomeza kwiga kuri ubu buzima bwa Yosefu, kandi turongera kubararika kuzabana natwe n'ubundi muri aya masaha ya mu gitondo. Abakeneye kutwandikira, inimero ni za zindi, ni 0788 54 18 47. Data wo mu ijuru abaduhera umugisha kandi abakomeze muri byose. Amen.